Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025 mu masaha ya nimugoroba tugarutse muri studio za Region Info aho tugiye kureba byinshi bigezweho kugeza kuri saa cyangwa se kugeza kuri umunota mu bice bigiye bitandukanye n'amakuru rero akomeza kugenda agaruka. Abo bita twirwane bamaze kubeshya icyase muhanuka rwose bavuga ko ngo umutwe wa 23 ngo washyize hasi drone zigera kuri 30 ariko ngo ibi bikaba byakozwe cyane na twirwaneho. Iki ni cyase muhanuka rwose. Naho kandi nanone imirwano yakomeje mu Minembwe, hakomeje kumvikana imirwano ikomeye cyane irimo ihuza uruhande rw'umutwe wa 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyashyize ibitero bimaze iminsi bigabwa mu bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru ku ngabo z'u Rwanda ndetse n'umutwe wa 23 ni mu gihe M23 imaze gushyira hanze amakuru ivuga yuko inzu z'abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye mu Minembwe ngo byaba byibasiriwe n'ibitero byakozwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri amakuru si ibyo byonyine gusa tugufitiye tuza kuba tugarukaho, ahubwo nagira ngo umenyeshe ko kuri ubu bivugwa ko abasirikare ba Mabondo barenga 500 banyuze ku kibuga cy'indege cya Mbujimayi ku wa 19 Gashyantare nk'uko amakuru aturuka muri inzego z'igihugu bivuga, boherejwe awita Kanyama Kasese mu ntara ya Woromami kugira ngo bahabwe amasomo y'imyuga n'ubumenyi ngiro basubizwe mu buzima busanzwe. Umutwe rwose ukomeje kugenda usenwa. Minembwe harabarurwa imirambo myinshi cyane y'abarwanyi umutwe wa 23 na twirwane bakomeje kugwa mu bitero birimo bivugwa muri utu duce. Ibyo byose bikagaragaza kimwe mu biri kuba bigaragaza ugutsindwa. Iyo ubona kwita intumwa y'umuryango w'Uburayi yatangaje ibyo yabonye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati kugeza uyu munsi avuga byinshi cyangwa se yagarutse kuri byinshi. Nagenge kasabwe nanone kugeza uyu munsi biravuga ko katarimo kubahirizwa. Ati nago karimo kubahiriza rwose mu by'ukuri. Ati rero hakenewe ingamba zifatika kugira ngo abashe kugira igisubizo gitangwa kisangani. Abaturage bashyigikiye amasezerano haduha ndetse na Washington agamije kwihutisha iterambere ry'umujyi nk'ibishobora kuzana amahoro n'umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri amakuru kandi ndagira ngo nkubwire ko imirwano igikomeje, tuza kubigaruka uko imirwano imeze. Abasirikare batanu ba FARDC batawe muri yombi nyuma yo gutesha agaciro paruwasi Injugu cyangwa se ya Njugu. Ibi ngibi rero bikaba byagaragaje ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gifite umuco wo kudahana ndetse no gukurikiza amategeko no kutihanganira abakora ibyaha yaba bene nk'ibyo ndetse n'ibindi byaha ibyo ari byo byose ko bashobora kuba mu by'ukuri bakurikiranwa. Aya ni amwe mu makuru menshi mu yo tugufite tugiye kuba twagarukaho cyangwa se tugiye kuba twarebera hamwe tureba uko byifashe kabisa, hamwe ibintu babyamaze kuba byadogera. Ngira ngo murabizi ko biba bitoroshye twimata turatudondosha. Reka duhere ku mirwano cyangwa se ku cyo bita imiripuko na za nyamugigima n'imigundano. Njya numva bamwe ariko babivuga bati Minembwe yabaye Minembwe. Uduce tumwe na tumwe dukomeje kumvikanamo amasasu menshi. Biravuga ko ku ruhande rw'umwanzi abarimo Colonel Munyamahoro nawe ngo yaba yarashwe. Colonel Munyamahoro nawega uyu nguyu ngo yaba yarashwe mu by'ukuri arashwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Coalition yabo iri hano muri bice iri mu mirwano n'umutwe wa 23. Uyu mu Colonel ngo ntago yarashwe wenyine ahubwo we nabo bari kumwe baje kuba bashyirwa hasi. Rero ngira ngo murumva ko urugamba ruba rwabaye imberenge iyo bigeze ku rwego rwo kuba furukano Colonel muzima hano mu nyeshyamba araswa. Babivuze iki rero bishatse gusobanura uko biba byagenze ku basirikare batangira ngo bamwumva uko bimeze. Ari nayo mpamvu kugeza uyu munsi bivuga ko ngo amakamyo arimo aratunda cyangwa se arimo gupakira inkomere na za mayiti cyangwa se n'imizoga y'abari kurasirwa ngaha muri ibi bice. Ari nako n'abandi bagenda bisukiranya kubera ko urugamba rwa mu Minembwe niba mubyibuka neza rurimo ragenda rwose rumara iminsi n'iminsi kubera ko ni imirwano ikomeye cyane. Minembwe ibyumweru nkeka ko bigera kuri 2 birashize Minembwe yizengurukamo imirwano cyangwa se ari agace umunsi ku wundi twumvamo imirwano cyangwa se twumvamo ikintu bita
urugamba. Ibi byose rero bikaba bisobanuye cyangwa se bigaragaza ishusho y'uko mu by'ukuri kugeza uyu munsi urugamba hano muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se imirwano nakwita ko igikomeje igifite ingufu. Kugeza uyu munsi biravuga ko abarimo M23 twirwaneho Red Tabara ndetse ngo barimo barashyira ingufu ku buryo bukomeye cyane by'umwihariko mu bice bicukurwamo amabuye y'agaciro, ariko igisirikare cya leta Congo FARDC bafatanyije na FDNB ndetse na Wazalendo bavuze ko ngo ibyo bice bicukurwamo y'agaciro bikoreshwamo n'abaturage mu buryo butemewe n'amategeko ngo biri mu bice buriya ngo biri ku muzo wa mbere cyangwa se biri ku rutonde rw'ibice rw'imyanya biri mu byago bikomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo cyifuza kwigarura cyangwa se kuza gufata. 23 iraza gucika iki gikorwa cyangwa se biraza kubicikira mw'abantu mwe, ariko reka nkubwire ko tugufite amakuru menshi nk'uko nagiye mbivuga, tugenda rwose tunyuranyuramo tureba uko byifashe. Ni ikigo cy'amahugurwa cy'abita Kibamongo kimaze gushyira hanze umubare munini w'abasirikare bashoboye kurengera ubusugire bw'igihugu, ndetse biravuga ko abasirikare barenga 10,000 bahuguwe barangije mu kigo cy'amahugurwa cya Kibomango nyuma y'amezi 11 bakora imyitozo ikomeye kandi kakaye. Amezi 11 yose abana bari ku ikosi barimo batyazwa ahangaha Kibomango. Uyu munsi rero tariki 20 cyangwa se itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri 2026 abasirikare 1000 ba FARDC ahangaha Kibomango bashyizwe hanze rero barimo batorezwa muri iki kigo bamaze amezi 11 bahabwa imyitozo njyarugamba, bigishwa kurasa, bigishwa guhangana n'umwanzi, bigishwa buri kimwe cyose gikenewe cyangwa se gishoboka. Ndabona mu byo aho dukesha aya makuru cyangwa se mu babashe gushyira hanze aya makuru mu bitekerezo byagiye bitangwa bati akari 23 karashobotse, bati FARDC noneho mu by'ukuri igiye kuba yagira i Kigali. Ese ibyo nabyo byari birimo ariko menya yuko wowe uri mu Burundi, wowe uri muri Republika Demokarasi ya Kongo, wowe uri USA, wowe uri mu Rwanda ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, ikigambiro cyangwa se ugomba kubamenya n'amakuru nuko FARDC igisirikare cya leta ya Kongo bashyize hanze abandi basirikare bashya 11,004 baje kuba rwose bakunga mu rugendo rw'abandi. Aba rero bakaba bagiye koherezwa nk'uko byatangajwe mu bice bimaze iminsi bigaragaramo ikibazo cy'umutekano muke. Ibyo bigahita bitwerekeza cyangwa se bituganisha kuri iki gice cyo mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo kimaze iminsi nyine kibasiriwe n'imirwano, bigaragaza cyangwa se byerekana ishusho n'isura yuko ikintu bita urugamba mw'abantu mwe cyangwa se imiripuko ari ibintu tukibona. Niyo mpamvu mbabwira abantu rero mukomeze kugenda mukanda subscribe cyangwa sabone kugira ngo turusheho kugenda dukurikirana amakuru turi hamwe 5 kwa 5. Turi hamwe 5 kuri 5 kuko iby'urugamba byo byamaze kuba imberenge, hakomeje kuba gushindikanya ahantu bita Minembwe. Mw'abantu Minembwe drone zikoze ikintu bita kazi, icyo bita imvura y'ibisasu iravuze aho bita Minembwe kuva ku masaha y'igicamunsi yewe no mu gitondo kugeza uyu mugoroba. Nibyo navugaga nti M23 natwirwaneho bakoze ikosa rikomeye cyane, bavuga imibare idashobora kuba yabaho. Baravuze bati uyu munsi wa tariki 20 ngo bahanuye drones zigera kuri 20, kugira ngo murimo murumva icyo kintu zo mu bwoko bwa kamikazi, ngo rwose ngo bazishyize hasi. Biravugwa ko kugeza umunsi hari amakuru avuga ko abacanshuro bari kongererwa muri Kivu y'Amajyepfo, aba bakaba bagomba koherezwa muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse na nyuma y'uko Minembwe ifashwe akaba aribo bagomba kuba bayirinda. Aba ngo barimo bagera kuri 350 bamaze kugeraho bita Crimea, kugira ngo mu by'ukuri bategure n'izi ndege zirimo kuza kurasa ahangaha. Hama nyuma yaho gato, nyuma y'uko Minembwe irabifashwe nk'uko mubona ko FARDC irabishyiramo n'ingufu zikakaye nyinshi cyane, aka gace karaza guhita kajya mu minwa
ya abacancuro. Abagera kuri 350 kuri bakambitse aho bita Crime, bategereje ko ifirimbi ya nyuma ivuga, inzogera ya nyuma ivuga, ubundi bagahita binjira hano. Abo bose n'ubundi bagiye mbere hose bakorana cyangwa se bagira iki barimo bahangana n'uyu mutwe wa 23. Ubu FARDC iri kubyinira ku rukoma nyuma y'uko hano mu Minembwe bafashe ibice birimo Biraro Mbiri, Bidegu, Karonge ndetse na Karingi. Bari kubyinira ku rukoma nyuma yo kwirukanamo ndetse no gusoramo muri utu duce tuvuze haraguru inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 twirwaneho. Ndetse sabo bonyine gusa, ahubwo hari Red Tabara ndetse nawe Nzabamema. Abo bose ni bamwe mu bamaze iminsi kabisa bakorana bya hafi n'uyu mutwe wa 23. Byakunze kugenda bigaragara ko babasezeranyije inyungu, bitewe nuko abaturage bamwe na bamwe bagiye bavuga bati nyamara ibiri gukorerwa abana bacu hano kuri front line ati ntago bikwiye, byakabaye bihagarikwa. Nibyo koko imirwano irakomeje hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse inyandiko z'abamenyesha makuru ziragaragaza yuko imirwano yakomeje Fizi ndetse n'ahandi mu duce tugiye dutandukanye. Ari nayo mpamvu izi mikoro zacu n'ubundi tukizitunze cyangwa se tugiye kongera tukerekezayo amaso, tukareba uko byifashe cyangwa se uko bihagaze mw'abantu mwe. Kuri uyu munsi wa tariki 20 harabura iminsi mike cyane rwose kugira ngo tugere mu kwezi kwa gatatu. Nabonye abantu babiteramo story bati next week ni mu kwa gatatu cyangwa se mu cyumweru gitaha turaba turi mu kwa gatatu. Ibyo ugomba kuba wabimenya, ariko koko niko bigomba kuba byagenda. kandi nanone natwe ariko nkubwira nti tugomba kukugezaho amakuru. Ku bantu mutaranyarukira kuri Barore TV, munyarukire mu kandi sabone. Nibyo Radio Okapi yashyize hanze amakuru agaruka kubiri kuba muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ya tariki 18, aho hari hasabwe ko imirwano ihagarikwa muri Kivu y'Amajyepfo. Babisobanuye ngo iki? Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye bati nubwo hatangajwe agahenge kagombaga gutangira kwa 18 Gashyantare saa 6 z'amanywa, imirwano yacyakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo za leta FARDC n'umutwe w'inyeshyamba M23. Ako gahenge kari katanzwe kwa 11 Gashyantare na Angola nyuma y'inama ya diplomasi yabereye i Rwanda. Iyo nama yitabiriwe na Perezida wa Angola João Lourenço, umuhuza Faustin Sibe wa Togo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi Felix Tshisekedi ndetse n'uwahoze ari Perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Ariko ku rugamba intwaro ntizacecetse. Fizi imirwano ikaze hafi ya Puezero. Kugeza kuwa 4 tariki 19 Gashyantare, imirwano ikaze yari gikomeje mu misozi yo hagati niyo hejuru mu karere ka Fizi. Ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo zari zihanganye n'ihuriro twirwaneho Ngumino ndetse na Android rifatanyije na M23. Amakuru ava muri ako gace avuga ko imirwano ishingiye ku kugenzura agace k'ingenzi kitwa Puezero, ari naho hari ihuriro ry'imihanda rifungura inzira igana mu ntara ya Tanganyika ku cyerekezo cya Crime ndetse no mu ntara ya Minema, cyane cyane ahitwa Salamabila. Kugeza ubu biragoye kumenya uko uruhande rufite ubuyobozi nyabwo bw'uri aka gace. Muri Kivu y'Amajyaruguru umutekano muke ngurakomeje, no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru umutekano ukomeje kuba muke kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa 5 tariki 20 Gashyantare. Ngo imirwano yadutse hagati ya M23 ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo bo mu mitwe wa Pareko mu duce twa Mitimingi, Kuwanda ndetse n'aho bitambiso mu karere ka Masisi. Indi mirwano nayo yatangajwe mu bice bimwe na bimwe by'akarere ka Rucuru. Amasezerano adafite imbaraga zihagije ngo ashobora gutuma benshi biringira ko imirwano igiye guhagarara, nyamara bikaba ugutikira ku buzima bwa benshi mu gihe baritekereza ko urugamba ruhagaze.
nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ku mugaragaro agahenge katanzwe na Angola, AFC M23 nayo yari yiyemeje guhagarika imirwano ako kanya binyuze mu biganiro bya Doha. Mu byumweru bishize hasinywe inyandiko ebyiri zikomeye: itangazo ry'amahame rigamije agahenge gahoraho ryasinyiwe i Doha ndetse n'amasezerano yiswe ay'amahoro n'iterambere yasinyiwe i Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Nubwo habayeho izo ntambara za diplomasi, imirwano yacyakomeje bikarushaho guhungabanya akarere kamaze imyaka myinshi karugarijwe n'umutekano muke n'intambara zidashira cyangwa se z'urudaca. Akaba haragiye hasabwa ko mu by'ukuri hagira igikorwa bigahagarara. Bitumye nerekeza Kisangani, abaturage bavuga ko bashyigikiye amasezerano ya Doha ndetse na Washington. Kubera iki? Ubwo byari kuwa gatatu tariki 18 Gashyantare, igice cy'abaturage bo mu cyahoze ari ntara nkuru y'Uburasirazuba Grand Orientale bari bateraniye mu ishuri rikuru ry'ubucuruzi Ikisangani, bagaragaza ko bashyigikiye ingamba mpuzamahanga zigamije amahoro, zirimo aya masezerano ari hagati ya Doha ndetse 23 na leta ya Kinshasa, n'amasezerano ari hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'u Rwanda. Bagaragaza ko bashyigikiye ingamba mpuzamahanga zigamije amahoro. Mu nama ifite insanganyamatsiko igira iti amahoro ya politike n'iterambere, abayitabiriye baturutse mu byiciro bitandukanye by'abaturage basabye ko amasezerano ya Doha na Washington yahinduka umusingi ukomeye wo kongera kubaka akarere ndetse bigashyirwa mu ngiro. Iyi nama yateguye ku bufatanye bwa Grace Nema, umubitsi wungirije w'inteko ishinga amategeko y'igihugu, na Professeur Trésor Griso Kakumbi wo muri kaminuza ya Kisangani, ihuza imbaraga z'abayobozi n'iz'abaturage bo muri ako karere. Ubwo ndavuga iyi nama inzira yo kongera kubaka igihugu. Grace Nema yavuze ko inzira ya diplomasi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahisemo itagomba gufatwa nk'ikimenyetso cy'intege nke, ahubwo ngo ni amahitamo y'ingirakamaro agamije kugarura ituze mu karere. Yagaragaje kandi ko amahoro atangiye gutanga umusaruro ugaragara mu bijyanye mu mujyi ya Bunia, Kisangani, Isiro ndetse na Buta, aho imishinga yo gusana ibikorwa remezo iri gukorwa. Intego ni uko umutekano wahinduka moteri y'iterambere ry'ubukungu mbere y'ibindi bintu byose. Ikiganiro ku rwego rw'igihugu, Professeur Griso Kakumbi yakoresheje urubuga atangaza ibyavuye mu bushakashatsi yakoze ku baturage ku bijyanye n'ikiganiro ku rwego rw'igihugu giteganyijwe. Yavuze ko ibyifuzo by'abaturage bisobanutse, abaturage bashaka kuba abafatanyabikorwa bibanze muri icyo kiganiro. Yasobanuye ko ubushakashatsi bwe bwibanze ku bibazo bitatu. Bati nihe hakwiye kubera ibiganiro? Cyo ni icyambere. Kuki hagomba ibiganiro? Ni iki kigomba kurwanywa? Ku cyambere rero ati nihe hakwiye kubera ibiganiro, ngo abaturage bemeza ko ibiganiro hagati y'abanyekongo bigomba kubera imbere mu gihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icya kabiri, ngo kugira ngo hakurweho inzitizi zibangamira ishingwa ry'iciciro cy'abafite ubushobozi bwo hagati. Abaturage bibaza impamvu abiyemeje guteza imbere urubyiruko rw'abaherwe nk'uko byasezeranyijwe n'umukuru w'igihugu bitagerwaho. Niki kigomba kurwanywa? Ngo ibiganiro bigomba kugaragaza ndetse no kurwanya abanyereza umutungo wa leta no gushyiraho uburyo bukomeye bwo guhashya ruswa. Professeur Kakumbi yagize ati ni ngombwa ko amasezerano yo guteza imbere urubyiruko rukize ashyirwa mu bikorwa, ndetse n'urubyiruko rudateye imbere nyine rugahabwa amahirwe. Ati rero hakwiye kureba ninde ubangamira ibyo bikorwa, ni bande banyereza imitungo. Ibiganiro bigomba gusubiza ibyo bibazo byose ku rwego rw'igihugu, urw'intara kugeza no hasi ku midugudu. Ati kugira ngo mu by'ukuri habashe kubaho kuboneka k'umutekano. Ibyo rero leta ya Kongo nayo mu by'ukuri igaragaza rwose ko muri sekiteri zose zakomeza kubyubahiriza, kuko kugeza kuri ubutabera bukomeje kubahirizwa yaba no mu nzego z'umutekano. Abasirikare 5 ba FARDC batawe muri yombi nyuma yo gutesha agaciro Paruwasi Injugu. Abasirikare 5 bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ngo batawe muri yombi mu ntara ya Ituri bashinjwa gutesha agaciro ndetse no kwangiza Paruwasi Gaturika ya Mutagatifu Yosefu mu by'ukuri iri aho bita Bure mu gace ka Njugu.
Mu kirego cyashyikirijwe ubuyobozi bw'intara, Diocese Gatolika ya Bunia yatangaje ko habaye ibikorwa byo gusahura ndetse no kwangiza ibikoresho by'urusengero. Ibyo bikorwa ngo byasobanuwe nk'ihonyorwa rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu mu bihe by'intambara agenga imyitwarire y'ingabo mu gihe cy'amakimbirane. Mu butumwa bwayo bugenewe guverineri w'intara, Diocese yagaragaje ko paruwasi yangiritse cyane, ngo ibisenge byarangiritse, inkuta zaratobotse, amadirishya aramenagurika. Ibi byabaye mu gihe cy'imirwano yahuje FARDC n'umutwe witwaje intwaro witwa CRP bahataniraga kugenzura aka gace ka Bure, nyuma y'uko ingabo za leta zisubije Bure mu maboko yazo. Kiliziya Gatolika ivuga ko hari abasirikare bamwe basahuye ndetse hakanatangwa amakuru ko hari n'abihayimana bakingishijwe. Diocese yagize iti paruwasi Gatolika ya Mutagatifu Yosefu umukozi ya Bure, abakozi bo muri Bure bateshurwa agaciro ku buryo bugaragara n'abasirikare ba FARDC bagenzura umujyi wa Bure. Yasabye ubuyobozi bw'igihugu n'ubw'intara ubutabera bukurikizwa. Nibwo rero haje kubaho gufata abasirikare, ifatwa ry'abakekwaho no koroherezwa mu bugenzacyaha bwa gisirikare. Nyuma yo kwakira ibirego, guverineri w'intara y'Ituri yategetse ko hafatwa abasirikare bakekwaho kubigiramo uruhare. Abasirikare 5 bamaze koherezwa mu bugenzacyaha bwa gisirikare kugira ngo dosiye yabo itangire gukurikiranwa. Umuvugizi w'ingabo muri Ituri, Lieutenant Jules Ngongo, yatangaje ko ubuyobozi bwa gisirikare bwamaganye ku mugaragaro kandi mu buryo bukomeye iyo myitwarire idahwitse, aho bagira bati abasirikare babigizemo uruhare bagomba kuryozwa ibyo bakoze. Anizeza ko ibihano bizatangwa hakurikijwe amategeko. Ingabo zanamaganye ko mbere y'iyo mirwano abarwanyi ba CRP barigaruriye zimwe mu nyubako za paruwasi bakazigira ibirindiro bya gisirikare, ibintu byatumye inyubako z'iyobokamana zijya mu murongo w'imirwano. Ibyo nabyo ngo bakavuga ko ari ikibazo kuba harabayeho iyo myitwarire.